YouTube channel ni Peter Brown 2050, kuri microphone ni Peter Brown. Ikiganiro cyo ni by'isi nisanzure, ngira ngo mumaje kukimenyera. Tugera tugaruka kuri iyi si ndetse nisanzure, kuko intego nyamukuru no kugira ngo abakunzi bacu iyi si dutuye ndetse nisanzure tubisobanukirwe byose, byinshi bishoboka. Ntabwo twavuga byose kuko ntabwo wabirangiza, mwisanzureho ntibyanashoboka, ariko nibura iby'ingenzi tugomba kubimenya, kubera ko ari cyo twabateguriye, nicyo kituraje inshinga. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki. Ubushize twaganiye ku bice bigize isi, ariko ibice by'imbere tuza kubona ko ari ibice bitatu. Tubona ko ari crust, mantle ndetse na core. Buri gice twagiye tukiganiraho ku buryo bufatika, twagiye tubona ibiranga buri gice. Gusa muribuka ko nababwiye ko ibyo bice, isi ubundi igira ibice by'imbere ariko ikagira n'ibice by'inyuma. Igira icyo bita internal layers cyangwa se internal parts, gusa ikagira na external parts. Uyu munsi tugiye kuganira kuri bino bice biri inyuma, external parts of the earth, kuko iby'imbere byo twarabiganiye. Reka tuganire kuri bino bice by'inyuma. Ubundi twihuse, bino bice ni bine. Hari icyo twita atmosphere, hari icyo twita lithosphere, hari icyo twita biosphere ndetse na hydrosphere. Bino bice uko ari bine tugiye kubiganiraho twitonze. Kino gice cya mbere cyitwa atmosphere turaza gusa nkaho tugitindaho gato, ariko nicyo turatindaho gato, ibindi byo ntabwo turabivugaho byinshi. Reka dutangire na kino gice cya mbere cyitwa atmosphere. Kino gice cyitwa atmosphere ubundi ni igice kibumbatiye imyuka yose dusanga ku isi, iri ku isi, imyuka. It is a part of all gases. Ni igice kibumbatiye imyuka yose dusanga ku isi, aho twavuga nkaya oxygen, nitrogen, carbon dioxide n'indi myinshi itandukanye. Kino gice reka tukiganireho vuba. Kino gice cyitwa atmosphere cyangwa se kimyuka izengurutse isi cyangwa se iri ku isi, gifite layers nenye, nacyo kigizwe na layers enye. Nazo reka tuzivugeho vuba. Ya mbere yitwa troposphere, ya kabiri yitwa stratosphere, ya gatatu ni mesosphere, ya kane yitwa thermosphere. Iya mbere yitwa troposphere iherereye hehe? Nango niyo ibanza kuva ku isi, hano ku butaka uhagarara. Tuba turi muri iyi ngiyi twita troposphere, kuzamuka kugera ku birometero 16 kugeza kuri 20 niho dusanga ino layer ya mbere ya atmosphere yitwa troposphere. Ibirometero 16 kugeza kuri 20. Ino troposphere rero ikintu wayimenyaho kibanze nuko idufasha mbere na mbere kubona uyu mwuka duhumeka, kubera ko uyu mwuka duhumeka birumvikana ni umwuka. Kandi twamaje kubona ko atmosphere ni igice cy'isi kigizwe n'imyuka itandukanye. Uyu mwuka duhumeka nawe rero ubamo, nawo tuwusangamo, ikaba idufasha guhumeka ino troposphere. Kindi nakubwira nuko ahangaha muri kino gice cya troposphere uko tugenda tuzamuka ubushyuhe buragabanuka.
wari wazamuka ku musozi ngo nugera hejuru ku gasongero wumve hakonje kurusha hasi. Ariko imisozi miremire, abajya bazamuka imisozi miremire nka zino za Kilimanjaro, zino za Karisimbi, bambera abahamya. Burya impamvu nta yindi nuko uko tuzamuka ubushyuhe buragabanuka muri iyi layer ya mbere yitwa troposphere, ndetse ubushyuhe bugabanuka ku kigero cya temperature ya 6.5 degrees Celsius buri uko tuzamutse kilometero imwe. Biri byo abahanga bita ngo normal lapse rate. Iki ni ikigereranyo kigaragaza ukugabanuka kwa temperature buri uko tuzamutse kilometero imwe. Icyo kigereranyo kigaragaza ko temperature igabanuka ari 6.5 degrees Celsius. Nibyo nakubwira kuri iki gice cya mbere cya troposphere. Ikindi gice cya kabiri cyitwa stratosphere nkuko nabibabwiye. Kino gice cyo gihera kuri kilometero za zindi 20 kikageza kuri kilometero 50. Ikindi cya mbere wamenye niki? Nuko kino gice cya stratosphere niho dusanga iyo twita ozone layer. Ozone layer ni imyuka dusanga hano muri iyi stratosphere muri kilometero 20. Iyo myuka akamaro kayo ni ukuturinda twebwe abantu cyangwa se n'ibiremwa biri ku isi, ibinyabuzima biri ku isi. Ino ozone layer bamwe bita ngo nakayungirizo k'izuba, igizwe n'urusobe rw'imyuka ituma imirasire y'izuba yatugiraho ingaruka itatugeraho. Burya izuba rirekura imirasire, ariko imirasire izuba rirekura imwe ibiri danger cyangwa se imwe ibishobora kuba yadutera ikibazo. Iyo mirasire ishobora kuba yadutera ikibazo iyo igeze hano muri ozone layer ifatwa n'iyi myuka igize ozone layer. Ino myuka irayifata ikayigumana, iyi myuka rero ntitugereho, zino rays, ino mirasire ntitugereho. Ahangaha rero dusangamo iyo twita ozone layer cyangwa se akayunguruzo k'izuba nkuko bamwe mukita. Ikindi nakubwira kuri stratosphere nuko hoho uko ugenda uzamuka temperature iriyongera. Ngira ngo ibitandukanye n'iyi layer ya mbere twabonye yitwa troposphere. Kubera ko twabonye ko buri kuzamutse temperature igabanuka, ariko ahangaho buri kuzamuka temperature nayo iriyongera. Iyi rero ikaba igarukira kuri kilometero 50. Nibyo twavuga byibanze kuri iyi layer ya kabiri. Tukajya kuri layer ya gatatu. Ingi nta yindi yitwa mesosphere. Cyo nakubwira kuri mesosphere nuko ihera kuri kilometero 50 ikageza kuri kilometero 80. Kindi abahanga bagaragaza ko nayo uko tuzamuka temperature yaho igabanuka. Bivuze ko ijya komera kimwe neza nk'iyi ya mbere ibanza ya troposphere. Zose zihuriye kuko icyo zihuriyeho nuko zose uko ukomeza uzamuka temperature igenda igabanuka. Kindi wamenya nuko ino layer ya gatatu ya atmosphere niyo ikonja kurusha izindi. Ahantu kino kirere cya hano kirakonja kurusha ahandi hose, kubera ko temperature iragabanuka ikagera aho igera kuri moins cyangwa se minus degrees Celsius 100. Murumva rwose ko harakonje cyane. Reka twite tugere ku ya nyuma yitwa thermosphere. Ino thermosphere dusangamo part ebyiri, hariyo twita ionosphere ndetse niyo twita exosphere. Nabwira ko ino thermosphere niyo layer ya nyuma ya atmosphere. Yo ihera kuri kilometero 80 kugeza kuri kilometero 640.
reka tuvuge gato kuri zino ionosphere na exosphere. Ionosphere ifasha cyane cyane muri communication. Iyo uhamagaye kuri telefone, ijwi ryawe mbere yuko rigera kuwo uhamagaye ryihutishwa cyangwa se rigenda bitewe na kino gice cyitwa ionosphere. Kino gice nicyo gifasha mu kujyana ijwi ryawe rikagera ko rigomba kugeraho. Bivuze ko iyo uhamagaye wenda kuri telefone, ijwi ryawe razamuka rikamanza rikagera hano muri kino gice cya atmosphere cyitwa ionosphere. Ijwi ryamara kugerayo noneho rigatwarwa rikabona kugera ko rigomba kugeraho. Yego rwose nibyo nakubwira. Ikindi nabwiye ko harimo n'ikindi gice cyitwa exosphere. Ho muri atmosphere habamo ibice bibiri, ionosphere nicyo twita exosphere. Ino exosphere yo iri inyuma iyi ionosphere, nicyo gice cya nyuma cya atmosphere. Nibyo nakubwira kuri atmosphere. Atmosphere nabwiye ko ni igice cy'isi ariko kigizwe n'imyuka, guhera hasi ku butaka kugeza kuri ziriya kilometero 640 ubu kiri muri atmosphere. Kubera ko uhura n'imyuka myinshi itandukanye. Nibyo nakubwira kuri atmosphere. Gusa atmosphere nayo nababwiye ko nicyo nabwiye ko isi mu bice bigize isi ariko by'inyuma ni ibice bine. Twabanje atmosphere, ndakeka tuyivuzeho. Reka tujye ku gice cya kabiri cyitwa lithosphere. Lithosphere ni iki? Ntabwo turayitindaho yo kuko nta byinshi byo kuyivugaho, kubera ko lithosphere ni kino gice cy'isi kiri inyuma. Kino gice duhagazeho nicyo twita lithosphere. Nicyo twita ngo ni outer layer of the earth cyangwa se outer part of the earth. Kino gice ni ahantu gitandukaniye cyane na cya gice twabonye kibanza muri bino bice by'imbere by'isi cyitwa crust. Kino gice nicyo twita ngo ni lithosphere. Gusa ni igice cy'inyuma kino duhagazeho cy'ubutaka gikomeye kiri solid, nicyo twita lithosphere. Reka dukomeze n'ikindi gice cyitwa biosphere. Iki ni igice isi yihariye gifasha isi kugira ngo igire ubuzima. Birumvikana kino gice nicyo kiriho ibinyabuzima natwe turimo. Iki gice rero cyitwa biosphere. Burya ahantu hose wabona ibinyabuzima bihumeka, bibaho, birya, bivuze ko aho hantu hose nyine ubwo haba hafite biosphere, haba hafite kino gice cya biosphere. Ukundi bio ni ubuzima. Iki gice rero gitanga ubuzima, gifite ubuzima, kuko gifite ibinyabuzima, nicyo twita biosphere. Ni igice cya gatatu. Reka dukomeze n'igice cya nyuma, igice cyitwa hydrosphere. Burya isi ifite ikindi gice cyitwa hydrosphere. Icyo gice cyitwa hydrosphere ni amazi, ni igice cy'amazi. Ni igice cy'amazi, bivuze ko niho dusanga zino nyanja, niho dusanga ibiyaga, niho dusanga imigezi, niho dusanga ibyuzi, niho dusanga ibishanga. Ibyo byose biri mu gice cy'isi cyitwa hydrosphere cyangwa se amazi. Igice cy'isi gifite amazi. Yego rwose nibyo bice bine bigize isi ariko biri inyuma. Twihuse twabonye icyitwa atmosphere, icyo kigizwe n'imyuka. Tubona icyitwa lithosphere, kigizwe n'ubutaka buno bw'inyuma ariko. Noneho tubona kino cyitwa biosphere, kigizwe n'ibinyabuzima. Cyanyuma n'icyo turangiriro cyitwa hydrosphere, kigizwe n'amazi. Nakoze kubana natwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Turacyabafite byinshi bitandukanye kuri isi dutuye ndetse n'isanzure. Icyo usabwa no gukora subscribe, share na comment. Ikindi hari ikiganiro wifuza ko twazakugezaho ubutaha, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri telefone 0788 96 15
976 icyifuzo cyanyu ni nk'itegeko. Turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Ciao ciao, Imana ibarinde. Kuri microphone yari Peter Brown, YouTube channel ni yindi ni Peter Brown 2050. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.